Turabasuje kandi tubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Mutwemerere muri aka kanya dufate umwanya tugaruke ku mugabo umuntu yavuga ko ari gukomeza kugarukwaho cyangwa se kuvugwa cyangwa se kugira byinshi atangaza. Birumvikana muri iki gihe mu Rwanda ni umugabo w'imyaka 50, yitwa Olivier Nduhungirehehe. Uyu mugabo rero uri mu myaka 50 cyangwa se imyaka 50 ku itariki ya 12 Kamena 2024 nibwo yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ni umugabo uri mu bagabo b'abanyapolitike bamaze igihe kirekire. Mbega inama zagiye ziba nyinshi z'abaminisitiri zagiye zigaruka kuri uyu mugabo, bagenda bamushyira mu myanya igiye itandukanye, ibintu tuza kugarukaho mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi. Ariko muri aka kanya mutwemerere dutangire turifashisha inkuru zagiye zandikwa zitandukanye ku buzima bwiwe. Hari ibyashyizwe ku rubuga rwa minisiteri uyu munsi ayoboye bigaragaza ko ari umugabo rwose w'umuhanga mu birebana n'indimi, kandi koko ni ibintu bigaragara, yaba mu Gifaransa yaba mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Ni umugabo w'umuhanga cyane, ubona ko ibintu byose bibaye aba bifiteho amakuru. Ni mu gihe muraza kumva impamvu amaze igihe kirekire muri politike kuko agaragaza ko yayitangiye afite imyaka 16. Ahangaha rero nk'uko twabigarutseho ku itariki ya 12 Kamena 2024 nibwo yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Muri Kanama 2020 ariko nabwo yari yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi. Nyuma yo guhabwa izi nshingano, mu by'ukuri yagaragaje ko yishimye icyo gihe ubwo yagirwaga ambasaderi. Yagaragaje ko yishimye kandi yishimiye icyizere yagiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbere yaho rero Nduhungirehehe nk'uko twabivuze ni umugabo w'umuhanga cyane, akaba ari umugabo kandi wubatse, yashakanye na Ingabire Virginia bafitanye abana. Amashuri abanza yayize mu Rwanda muri AP Rugunga, ayisumbuye ayiga muri Ecole Belge i Kigali. Kaminuza yize ibijyanye n'amategeko mu Bubiligi muri Université Catholique de Roubaix, ari naho yize muri kaminuza y'abakatolika ya Roubaix, ari naho yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishami ry'icunga mutungo rijyanye n'imisoro. Muri yakomereje nyuma yo gusoza ibirebana n'amategeko mu Bubiligi, yaje no gukomereza n'ubundi mu Bubiligi ahiga ibirebana noneho n'icunga mutungo rijyanye n'imisoro muri kaminuza muri Université Libre de Bruxelles. Nduhungirehe azwi cyane nk'umwe mu bari bahagarariye u Rwanda mu kanama k'umutekano ku isi mu mwaka wa 2014. Akaba abarizwa mu ishyaka rya PSD. Ni ishyaka ryanashinzwe mu barishinze harimo papa we nk'uko yabigarutseho mu byo tuza kugaruka ubwo yaganiraga. Hari ikiganiro yigeze kugirana n'ibinyamakuru mu biganiro bitandukanye n'ibinyamakuru. Turaza kwegeranyiriza ibyo yagiye agarukaho. Yavuze ko muri 2004 aribwo yatashye avuye kwiga mu Bubiligi, ahita ajya kwigisha muri kaminuza ya UNILAC, aho yamaze ukwezi kumwe gusa kuko yahise ajya gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nk'umujyanama wihariye muri Minisiteri ushinzwe guteza imbere imari n'ishoramari. Icyo gihe Minisiteri yari iyobowe na Profeseri Nshuti Manase. Abivuga mu magambo yiwe agira ati muri 2005 nagizwe umunyamabanga wihariye wa Minisitiri Murekezi wari uw'ubuhinzi. Muri uwo mwaka nabaye umwe mu bagize akanama gashinzwe kuvugurura amategeko y'ubucuruzi, ari nako kashyizeho amategeko anyuranye, nkashyiraho inkiko z'ubucuruzi n'amategeko agenga ubukemurampaka mu by'ubucuruzi. Nyuma yaho gato nibwo inama y'abaminisitiri yo kwa gatatu inama y'abaminisitiri
muri 2007 yansabiye kujya kuba umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia, ahantu hamaze imyaka 3. Mu kwezi kwa gatanu 2010 inama y'abaminisitiri yansabiye kuba umujyanama wa mbere mu muryango w'abibumbye i New York, aho nakoranaga na ambasaderi Eugene Gasana Richard. Mu mwaka wa 2012 u Rwanda rwatorewe kuyobora akanama k'umutekano ku isi. Icyo gihe bangira minisitiri w'umujyanama, bangira minisitiri mujyanama. Nyuma rero mu mwaka wa 2015 inama y'abaminisitiri yangize umuyobozi w'agateganyo ushinzwe imiryango mpuzamahanga nkorera muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Ibi ngibi nibyo Nduhungirehe yavugaga. Nyuma yaho perezida wa repubulika yagize ambasaderi Nduhungirehe mu by'ukuri ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, anahagararira kandi u Rwanda mu muryango w'ibihugu by'Uburayi EU. Ambasaderi Nduhungirehe yakoze indi mirimo myinshi irimo kuba umunyamabanga wa leta muri Minafete, yari ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi n'ahandi. Mu bibazo yagiye asubiza mu bihe bitandukanye, ari yabajijwe ati ni ryari mwinjiye mu bikorwa bya politike, asubiza agira ati nabitangiye kera nyiri umwana, mfite imyaka 16 niga mu mashuri yisumbuye. Natangiye kwinjira mu mashyaka kuko papa wanjye ari umwe mu bashinze ishyaka rya PRSD. Kubera ko nakundaga politike, nanjye najyaga mu myigaragambyo nkanakurikirana ibiganiro papa bagiranaga hagati yabo biganisha ku mashyaka. Dusobanurire umunyamakuru muze ati dusobanurire neza wajyaga muri meeting z'amashyaka wabikurikirana gute? Icyo gihe asubiza agira ati icyo gihe inama nyinshi z'amashyaka zaberaga iwacu kuko atari yemewe gukorera mu Rwanda, bigatuma rero numva ibiganiro bagiraga byose na za meeting nangira kuzitabira, ndetse nanjye nari ndi mu myigaragambyo ikomeye cyane yabaye mu kwezi kwa 8 1992 yo kwamagana guverinoma ya Nsanzimana Sylvestre. Niyo myigaragambyo mu mateka y'u Rwanda yahuje abantu benshi. Iyo myigaragambyo twayikozeriye ku Kimihurura, hari ibiro by'umunyamabanga wa MRND ubu hakorera primatire. Narakomeje mu ishyaka kugeza aho bantoreye kuba vice perezida wa mbere w'ishyaka PST. Umunyamakuru muzi agira ati wigeze utekereza ko waba ambasaderi? Kera sinabitekerezaga. Asubiza Nduhungirehe yavuga ati kera sinabitekerezaga, ariko ubu kera sinabitekerezaga, ariko uko nagendaga ninjira muri politike na diplomasi byanyerekaga ko bishoboka. Gusa kera nkiga mu mashuri yisumbuye bigeze kutubaza icyo twifuza kuzaba, njyewe icyo gihe navuze ko nzaba perezida. Umunyamakuru amuzi ati niki wagezeho ukumva ugeze ku nzozi zawe? Asubiza asekamo Nduhungirehe ati icyo gihe kibazo kirakomeye, ariko kuba nkora akazi ka politike kandi ari ikintu nakundaga nibyo bintu numva nagezeho. Mu rugendo rwawe, umunyamakuru arongera amubaza ati mu rugendo rwawe, umunyamakuru amubaza ati mu rugendo rwawe niki wakoze ukumva kiguteye ishema? Nduhungirehe asubiza agira ati ni nk'ibintu nka bibiri. Icya mbere ni ibyo twakoze turi mu kanama k'umutekano ka Loni muri 2014, twabashije gutora umwanzuro tunemeza amahanga ko inyito ikoreshwa ari jenoside yakorewe abatutsi. Murabizi ko ibihugu byinshi bya Loni bavugaga ko ari jenoside nyarwanda, ariko icyo gihe twabashije gutora imyanzuro tunakoresha iyo nyito ya jenoside yakorewe abatutsi kandi biremerwa. Ni ikintu cyari kibaye ku nshuro ya mbere mu muryango w'abibumbye kandi ubona ko cyari gikenewe cyane. Icya kabiri Nduhungirehe yagaragaje mu rugendo rwiwe, icya kabiri nuko twateguye inama ku gukumira amakimbirane, tureba inkomoko yayo muri Afurika. Icyo gihe twasanze UNSS ishishikajwe no korohereza abagarura amahoro no kureba uko intambara yateye no kugarura amahoro, ariko twebwe tukumva icy'ingenzi kiruta ibindi ari ukubanza gukumira inkomoko cyangwa imvano yaho
y'amakimbirane. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye yagiye kugaruka nanone no gukora avuga ati cyane yigeze kugaruka yabwiye abanyamakuru ko kuzamurwa cyane kwe biterwa no gukora cyane akazi ashinzwe no gukorana n'abandi mu bantu afatiraho icyitegererezo. Wa mbere ni Perezida Kagame kubera imiyoborere ye na politike. Ku rwego mpuzamahanga ni Martin Luther King waharaniye impinduka no kuvanaho irunda moko kandi akabigeraho adakoresheje intwaro ahubwo akoresheje inzira y'amahoro. Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko bimufasha kuruhuka ari kubana n'umuryango we, abana be bamubaza ibibazo akabasobanurira, gusohokana n'inshuti, kureba umupira w'amaguru aho afana ikipe ya Mukura FC, hanze agafana Olympique de Marseille mu Bwongereza, hanze agafana ikipe ya Olympique de Marseille mu Bwongereza ni mu France, mu Bwongereza agafana Arsenal. Akunda umuziki wo mu bwoko bwa country ndetse na reggae. Yakiniye umupira w'amaguru mu ikipe ya Jaguar akinana na Desire Mbonabucya na Ntare, yakinaga kuri 4 cyangwa 5. Akunda umuziki w'u Rwanda cyane, by'umwihariko umuhanzi King James, Meddy, Teta Diana, umwibutsi ijwi rya Kamariza abakera. Akunda Masabo kubera ukuntu acuranga gitari na Kamariza, ariko abaririmba gakondo. Ubu akunda Masamba na Senore, asengera muri Kiliziya Gatulika. Mu byo kurya Ambasaderi akunda amashu cyane, iyo avanze mu bishyimbo n'ubugari buri kumwe n'isosi. Ambasaderi Nduhungirehe avuga indimi nyinshi zirimo Ikinyarwanda nk'uko twabivuze haruguru, Igifaransa n'Icyongereza. Yageze mu bihugu byinshi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa, Ubuholandi, Ubudage, Ubuyapani. Ubuyapani bwo yabugezemo afite imyaka 4 kuko papa we yari ambasaderi muri iki gihugu. Afrika y'Epfo, Kenya nayo iri mu bihugu yagiye ageramo, Uganda, Ethiopia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Israel, Misiri, Ghana, Algeria, Zambia, Turkiya, Yemen, Korea y'Epfo, Canada n'ibindi byinshi. Inama agira urubyiruko mu by'ukuri avuga ko inama ya mbere ari ukwiga cyane kandi bakiga amashuri menshi, kaminuza, bakagera mu cyiciro cya 3 doctora, cya 2 bagomba kumenya ibibera ku isi, bagasoma ibinyamakuru, bagasoma ibitabo, cya 3 ni kunoza akazi umuntu akora kandi agakorana n'abandi. Uyu mugabo akunda siporo cyane kuko mu bihe bitandukanye agaragara arimo genda akora siporo, ubundi agira umuco wo kwerekana indirimbo zimunyura arimo yumva. Ni umugabo ukiri muto, umuntu yavuga mu bijyanye n'imyaka kuko imyaka 50 muri politiki ubu ukiri mutoya, ariko by'umwihariko akaba umugabo w'umuhanga cyane mu birebana na politike. Ni mukuru cyane mu birebana na politike, kurumva ko bakubwira ati mu myaka 16 yanjye nangiye kubikurikirana. Imyaka irenga 34 akurikirana ibirebana na politike mu buryo bumwe cyane ubundi. Muri iki gihe rero by'umwihariko u Rwanda ruri kugenda rugaruka kenshi mu birebana n'umutekano muri rusange, rugaruka bitewe n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni umugabo ubona ko asubiza mu buryo bwihuse kandi agasubiza ibinaze binumvikana bitewe n'ubuzima yanyuzemo cyangwa se n'igihe amaze muri politike. Ibintu babyumva neza, ntago ari mu bagabo bapfa gukora ikosa gutyo kubera ko ibyo avuga yabibayemo kandi arabisobanukiwe. So turabashimiye rero bakunzi ba Nexus TV, niba utarakora subscribe, it is your time. Wakora subscribe buri tukajya tubana umunsi kundi. Remember to share our content and leave a like and comment.